Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kuzora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugweho tuzatsire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Murabizi ibibazo biragaruka, ushobora gukosora kino kizamini kimwe wazagerwaho ukabona hari ibibazo bitanu byagarutse byo mwa kino kizamini kimwe wakoze, ibibazo 7 byagarutse. Rero ibanga ryo gukora rimwe ugahita utsinda nuko warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizamini byakozwe. Rero icyo ngusaba, fata agapapuro, ufata ikaramu, ugende wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo 4 kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo no kubisa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizamini gishya nkizeho, kugira ngo isomo rishya nkizeho. Murabizi ko ngenda bategura amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizamini byabajijwe kugira ngo ujye tuyabonera kugiye. Bibusa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 gufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukundira, uze twigane mu shuri mu buryo bwa online, naho turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu. Twandikira kuri iyo nimero maze kubabwira. Ukeneye kwiga computer, hari ibyo uri kubona utazi mbere yuko ujya mu kizame, twandikira kuri iyo nimero cyangwa ukayiduhamagaraho, tukaba twagusanga aho ukorera cyangwa tukagusanga iwawe tukakwigisha computer mu gihe gito ukagenda ugakora computer itakubereye imbogamizi. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro rero hano, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo hejuru y'akanunga, hano hari ibisubizo bene baduhaye, ugurahitamo icyanyacyo uze kucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. B ikavuga ngo nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende 2. C ikavuga ngo kunyura naho ibumoso birabujijwe. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko, ndetse na B, nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende 2, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Niko biba bishatse kuvuga hano kuri D, ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bashatse kuvuga ko A ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Uritegereza neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba ayo uragira kuri 20 mwa kino kizamini cyakozwe uyu munsi. Ndakeka ko amaze kugitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano bavuze ngo akanunga mu zindi ndimi z'amahanga baravuga ngo dodani. Ese hano abona igisubizo cyanyacyo ari ikihe? Hano rero cy'ukuri nta kindi ni C, kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Biba bibujijwe kunyuranaho iyo ugeze kuri dodani cyangwa ku kanunga. Bibutsa ko code ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri, uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri iyo nimero, asigaye tukaguha amasomo ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga computer, cyane cyane ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, tugusanga iwawe cyangwa tukagusanga aho ukorera twakwigisha, wazagerwaho mu kizame computer nikubere ikibazo. Ndakeka ko rero mugiye kutwandikira kuri izo nimero cyangwa mukaziduhamagaraho, ibyo byose tukabibaha. Dukomeje n'ikibazo cya kabiri kirabaza ngo mu gihe cy'impanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranyi, ni iyihe nimero ya telefoni y'ubutabazi wahamagara? Usanze impanuka irabaye cyangwa usanze hari ubushotoranyi bwabaye mu muhanda, hari abantu batangiye imodoka. Ese urahageze, niye nimero y'ubutabazi wahamagara? Hano hari nimero bagiye baduha, urahitamo y'ukuri ucyandike ku gapapuro. Hano hitamo igisubizo kimwe. Bibusa ko turi gukosora gutya ukabona ariko ngiye guhita mvuga igisubizo wenda utari wagihitamo, ubahagaritse video ukamanza ugahitamo iso cyanyacyo kugira ngo amanota uragira kuri 20 aba ari ayawe bwite. Aravuga ngo 9 B ikavuga ngo 10. C ikavuga ngo 1 D ikavuga ngo 1 Ese niye nimero uba wahamagara? Usanze hari impanuka yabereye mu muhanda cyangwa hari ubundi bushotoranyi bwabaye, ese niye nimero y'ubutabazi wahamagara mwa zino nimero enye? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano ugomba guhamagara nimero
C nicyo gisubizo cy'ukuri. 112 akaba ariyo uhamagara. 911 niyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 100 uri guhamagara kuri MTN. Hano uba ugomba guhamagara 112. Ndakeka ko ari amaze guhitamo rero C. Ndakeka ko ari amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo amatara ndangamere ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ese arangwa n'ayahe mabara akurikira? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye rero, uyarahitamo icy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment, ariko ubonye ufite igihe gitoya itunyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789 9351626. nkaba nahita ngutegura agasomo ku ibyo ngibyo utari wabonaho, wazagerwaho ukagenda ugakora rimwe. Murabizi niyo ntego yacu. Iravuga ngo umweru cyangwa umuhondo imbere, B ngo umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma akaba ari umutuku cyangwa umuhondo. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari yo, B ikaba atari yo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, uze kucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri bugire kuri 20 mwa kino kizame cyakozwe. Ese hano urabona igisubizo cyanyacyo ari ikihe? Hano rero iso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma akaba ari umutuku cyangwa umuhondo. Ndakeka ko bamaze guhitamo rero C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko bino bibazo bababaza ni gutya bigaruka bimeze. Bashobora guhindura ingero, hari metero bakayishyira muri santimetero, ariko ni gutya ibibazo bababaza biba bimeze, cyangwa bagahinduranya nimero, ariko ntabwo bahimba ibindi bibazo. Rero kugira ukore rimwe tuzatsindira ku manota hejuru kandi bitakugoye, uyihintego ukaba ati buri munsi nzajya nkosora ibizame 2, 3 bitewe n'umwanya ubonekaho, bitewe n'igihe ufite, asigaye wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ariko uramutse ukosoye ukabona ntabwo uri kubyumva, ukabona hari amasomo ukeneye kugira ngo ubone utangire ujye ukosore bino bibazo bitakugoye, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara aho waba uri hose mu gihugu tukakwigisha. Ni kuri 0789351623 tugahita tukwigisha mu gihe gito, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 4 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Ukaba wabona aya matara ndangaburumbarare uri mu ntera runaka. Iyihe ntera? Iravuga ngo mu ntera ya metero 50 nibura. B ngo metero 100. C ngo metero 150. C ngo metero 200 nibura. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi rero. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano iso cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Bibutsa ko amasomo yo ndi kugenda yamategurira, hari ayamaze kugeraho. Hari abantu muri kumbaza video y'ibyapa byo ku mihanda, kanda kwa ayo magambo yanditseho ngo amategeko y'umuhanda, kwino video kandaho, nurangiza urahita ubona ahantu handitse ngo ibyapa byo ku mihanda, naho kandeho. Cyangwa usubire kuri YouTube channel yacu, rebe nka bino bintu tuba twapostinze, naho nayipostinzemo urahita uyibona. Cyangwa unyandikire kuri 0789351623 bitenyirwa mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko amaze guhita iso cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, muri metero 200 nibura. Ubundi ano matara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero 200 nibura. Mbibutsa ko ndi kubategurira amasomo ku bipimo ku matara kugira uzahita uyabonera ku gihe. Rero ukanda subscribe aho hasi.
ariko ubonye ufite igihe gitoya nibyo nababwiye utunyandikira cyangwa ukampamagara ukambwira ati wanteguriye isomo ku bintu bijyanye n'amatara, ku bintu bijyanye n'ibipimo nkari gutegurira, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe? Mwa hano hakurikira. Iravuga ngo ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga, beka ngo ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga, se ngo hegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, baba bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cy'ukuri. Hano urabona icyanya cyari ikihe? Rero itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa, igiso cy'ukuri ni C, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo C, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wahisemo C, ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Mpamvu uba ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije. Ikikunaniye urakiga. Wabona utari kubyumva ukampamagara kuri 0789935323 nkagusobanurira ikibazo cyose waba waragize cyangwa wagira mwa bino bizame biba byakozwe. Serivisi aba ari ubuntu. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura ibirahuri dukurikira. Iravuga ngo 2, beka ngo 3, se ngo kamwe, deka wana giso cy'ukuri kirimo. Murabona kwa kundi imvura bigiye kugwa ukabona hari utuntu turi kugenda duhanagura amazi, na turano duhanagura kirahuri. Ese nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira tungahe? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Rero urahitamo icyanyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Rero ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, kamwe. Nibura kiba kigomba kugira kamwe. Ndakeka ko rero wari wamaze kugihitamo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara? Iravuga ngo amatara ndanga mu byimba, beka ngo itara ryerekana icyerekezo, ubwo ari kuvuga nk'ibinyoteri. Sega ngo itara ndanga burumbarare, beka ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, ndetse na C ikaba ariyo. Ikinyabiziga ubundi ntigishobora kuba cyagira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi uretse ku byerekeye amatara. Ibisubizo byose nibyo. Ko matara ndanga mu byimba, amatara ryerekana icyerekezo, ndetse n'itara ndanga burumbarare ho ikinyabiziga cyo cyagira arenza 2 y'ubwoko bumwe. Ndakeka ko ramaze guhitamo D. Rero ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ubugari bwa romoro kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Iravuga ngo santimetero 25, beka ngo metero 1 n'ibice 20, santimetero 125, seka ngo santimetero 45, deka ngo na giso cy'ukuri kirimo. Hano rero ikintu baba bakora baramutse bahinduye kino kibazo no guhindura ingero bakaguhereza wenda 0 n'ibice 25 metero, 1 n'ibice 25 metero, 0 n'ibice 45 metero, bakaba barakujijishije. Niyo mpamvu ndi kubategura amasomo ku bipimo. Ku iyo uzahita uribonera kugera rero ukanda subscribe hasi. Rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ahatari munsi y'isiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10, agomba keretse iyo anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikiri muri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuhigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Kwa kundi ikinyabiziga wenda ni bya binyabiziga biba bifite uburebure bunini, birumvikana no kukidepasa bizagusaba igihe. Ubwo rero kiriya kinyabiziga kiba gitegetswe kuba cyasiga umwanya uhagije hagati yacyo n'ikinyabiziga kiri imbere yacyo kugira ngo niba ushobora kuba wadepashije
ukabona haje izindi modoka ube wahita ubona ahantu wigobeka bitakugoye, ko kiriya kinyabiziga biba ari birebire birengeje metero 10, aba ari birebire. Rero ariko ibyo ntibikurikizwa mwa bino bihe. Mu bihe bihe kiba kigomba gusiga umwanya uhagije, ariko hari igihe kitanawusiga bitewe n'igihe. Mu kihe gihe se rero? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga mu gihe bigendera mu muhanda, mu gihe bigendera mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe. Beka ngo igihe bigendera mu muhanda ari byinshi, sega ngo mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko mwari mwumvisha ukuntu mbibasobanuriye. Niba rero ari runyabiziga rurerure, abari binini kubidepasa biba byagorana, kiba kigomba gusiga umwanya uhagije hagati yacyo n'ikinyabiziga kikiri imbere. Rero kugira ngo nuba wazamutse ukabona haje ikindi, ube wabona ahantu uhita wigobeka. Ariko ibyo ntibikurikizwa mwa bino bihe. Hano hari ibihe baduhaye, ndakeka ko bamaze guhita iso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe. Niba ariko ageze handi n'ubundi kunyuranaho bibujijwe, ho uwo mwanya batawusiga, ntabwo ho biba bimureba. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro, kubera ko nyine n'ubundi ntabwo wawemerewe kuba wanyuranaho. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. Iravuga ngo umukara n'umutuku, beka ngo umukara n'umweru, seka ngo umweru n'umutuku, deka nta giso cy'ukuri kirimo. Kiriya cyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa, kigaragazwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso, kuvuga ngo ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. Ubwo ugiye kumbwira amabara, kwa kundi ubona ku cyapa kiburira gifite ikirango cy'umukara, icyapa gitegeka gifite ikirango cy'umweru. Ugiye kumbwira ngo kiriya cyapa noneho cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza, ikirango cyacyo kigizwe n'ayahe mabara? Ndakeka ko bamaze guhita iso cy'ukuri rero hano, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se umweru n'umutuku. Navuze ati reka nze ngenda gishyiraho kugira ngo muhite mukibona, kugira ngo nikigaruka kino kibazo muzabe mwarakibonye, kuko n'ubundi hano tuba turi gukosora, turi no kwiga. Niyo mpamvu nakibazaniye kugira muhite mureba n'ukuntu kiba kimeze icyo cyapa. Urabona bino birango byacyo bigizwe n'amabara umweru ndetse n'umutuku. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo se umweru n'umutuku, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ubundi kino cyapa nicyo cyerekana ko inzira giteyeho idakomeza. Rero amabara agize ibirango byacyo ni umweru ndetse n'umutuku. Ndakeka ko nikigaruka kino kibazo kitazakunanira. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda, uri kujya iburyo ukagaruka ibumoso, ukajya iburyo ukagaruka ibumoso, kugenda uri kuzungazunga. Aravuga ngo ni bibi ku binyabiziga by'imitende ibiri, za velomoteri, amapikipiki. Beka ngo ni bibi igihe cyose, cyangwa bikaba ari bibi igihe cyose. Sega ngo ni bibi ku binyabiziga cy'imitende 4, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ikaba atariyo, beka batariyo, na se ikaba atariyo. Gutwara uzungazunga mu muhanda, ese hano urabona igiso cyonyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko bamaze kugihitamo. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Kubera iki ari bibi igihe cyose? Uri kugenda uri kuzungazunga, umuyobozi w'ikinyabiziga duguturutse inyuma, wenda atangiye gutepasa, ukaba wise umusanga iburyo, kubera uri kugenda uri kuzungazunga, ukaba umukoresheje impanuka. Rero kugenda uzungazunga aba ari bibi igihe cyose, muzabyirinde mu gihe muzaba muri gutwara ibinyabiziga byanyu. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo telefone igendanwa ntigomba gukoreshwa ryari? Aravuga ngo hari ibimenyetso bimurika. Bibuza ko namaze kubakorera iyo video y'ibimenyetso bimurika, aho biri gukoresha amatara y'ubwoko butatu, ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Niba utari wabona iyo video, sura kuri YouTube channel yacu uyirebe, ngenda bashyira amasomo abafasha kumva neza bino bizame biba byabashijwe. Beka ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha, sega ngo na B ni ibisubizo by'ukuri. Hari ibimenyetso bimurika cyangwa igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha, naho D ikaba nta giso cy'ukuri kirimo.
A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano rero ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramaze kugihitamo rero. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyane cyangwa hanyera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Murabizi twese tugeze mu gihe cy'imvura, twa kinyabiziga cyawe wagiye ahantu mu mihanda y'ibitaka cyangwa ahandi hantu hari ubunyereri. Murabizi imihanda hari ahantu imvura igwa, ubutaka bugahita bwumuka, hari naho imvura igwa hakaza ikintu cyitwa urwondo. Rero ikinyabiziga cyawe kirageze cyanze kuvamo, ese ugomba gukoresha ubuhe buryo? Araba ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B ikavuga ngo iki? Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukoresha mu gihe ikinyabiziga cyawe cyahize ahantu hari urwondo, hari igisubizo cy'ukuri ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri 2 na santimetero 75. Ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Hari abantu bajya bambaza se mu nsisiro ni he? Uduhanda two mu nsisiro ni utuhe? Iyo bavuze ngo uduhanda two mu nsisiro, turiya duhanda duciye mu midugudu, tuba tudakunda kugendwamo, atari inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga byinshi. Haba hacamo ikinyabiziga hagashira iminota 20, hagacamo ikindi hagashira iminota 40, hagacamo ikindi hagacamo isaha. Muri make nta binyabiziga byinshi biba biri gucamo, turanditswa duhanda two mu nsisiro. Ndakeka ko ibyo bintu mubyumvisha. Abantu bakunda kwimbaza, ndakeka ko abenshi ubwo ni bano batoya, twe bakuru tuba tubizi neza, icyo kinyarwanda tuba tukimenyeye. Aravuga ngo metero enye, B ngo metero 3 na santimetero 50. C ngo metero 3, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo metero enye, B ikaba atariyo metero 3 na santimetero 50, C ikaba atariyo metero 3. Ese hano rero ni igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza uzo gusubizanya ubwitonzi igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro. Hano rero ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Nizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3. Ndakeka ko waramaze kucyandika rero ku gapapuro, ndakeka ko waramaze kugihitamo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa bukurikira. Aravuga ngo burenga toni 1, B ngo burenga toni 2, C ngo burenga toni 24, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereza neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro. Toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Ibyo bintu kabubizi kugira ngo niba bikubaza byere kuzakunanira. Murabizi hano tuba turi kwiga, turi no gukosora. Ari n'isomo ukeneye ko tukwigisha, ubyandika muri comment tukazari gutegura, kuko nayo twashyizeho nayo mwagiye mutwandikira ko mukeneye. Byandike muri comment. Nubona ufite igihe gitoya ugendikire kuri WhatsApp ndi gutegurire mu gihe gitoya uribone. Hano rero ndakeka ko mwamaze guhita imiso cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Imiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ikibiziga hano bavuze ngo icyerekana, icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa
ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ariko baduha mu bisubizo uburemere. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. D nicyo gisubizo cy'ukuri, A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni A iravuga ngo kilometero 25, B ikavuga ngo kilometero 70, C ikavuga ngo kilometero 40, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo kilometero 25, B ntabwo ariyo kilometero 70, ndetse na C ntabwo ariyo kilometero 40. Ese wari wamaze guhitamo D? Ese wari wamaze kuyandika ku gapapuro? Ibintu bya kilometero runaka mu saha rero ikinyabiziga gifite moteri cyose kiba kibifite. Ntuzabigireho ikibazo iri gutwara ikinyabiziga cyawe buri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ntimuzabigireho ikibazo uvuga ati se ubundi ngenda ndi gupima. Hari umuntu ushaka kubyibaza, ariko niba mwaragendeye mu binyabiziga mukagira amahirwe yo kugenda hara imbere ku muyobozi, hari umuyobozi w'ikinyabiziga bari, ndakeka ko mujya mubona ibintu bimeze nk'imibare biba biri kwibara. Buriya nibyo biba biri kuvuga ati nukomeza kugenda kuri muvuduko utawuhinduye mu saha urabugiye metero 50. Gutyo niko biba bimeze. Ndakeka ko rero mwari mwamaze guhitamo D, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi umuyobozi abujijwe. No muhanda ni kaburimbo zisanzwe, ufite umuhanda gifite igisate cy'iburyo kikagira n'icy'ibumoso. Ese umuyobozi abujijwe iki? A iravuga ngo kugenda mu gisate cy'iburyo, B ikavuga ngo kunyuranaho, C ikavuga ngo kugenda mu gisate cy'ibumoso, D ikavuga ngo ibisubizo byose ni byo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ese ubujijwe iki niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba uri kugendera mu muhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi? Hano ikintu ubujijwe, hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano ikintu ubujijwe nta kindi no kugendera mu gisate cy'ibumoso. Murabizi mu Rwanda dukoresha igisate cy'iburyo. Iyo turi kugenda mu nzira nyabagendwa dukoresha igisate cy'iburyo, ariko ntibizagutungura ugeze mu kindi gihugu ugasanga aho bakoresha igisate cy'ibumoso, ukinjira mu muhanda ukajya ugendera mu gisate cy'ibumoso. Byo bibaho, bira akenshi bikunda guterwa n'ibihugu biba byarakoroneje ibihugu byacu, ariko twebwe dukoresha igihande cy'iburyo. Rero ikintu ubujijwe uri kugenda mu muhanda w'ibyerekezo byombi no kugenda mu gisate cy'ibumoso. Ubu ushobora kukigenderamo mu gihe bibaye ngombwa ugiye kunyuranaho, ubonye ariko ko wageze hahandi biba byemewe kunyuranaho, ntabwo ari mu koni, hari imirongo ibikwemera cyangwa hari n'ibyapa bibikwemerera, cyangwa ugiye guhindura icyerekezo, niho uba ugomba gukoresha wenda kino gihande cy'ibumoso, ariko buri gihe biba bibujijwe kurenga wa murongo urombereje hagati mu muhanda. Ntabwo biba byemewe kugenda mu gisate cy'ibumoso. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero C, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda, iyo wamaze kwinjiramo ugomba kusohokamo udakase ngo usubire inyuma cyangwa udahinduye icyerekezo. Hashyirwa icyapa rero kiburira. Burasimba kopeje umuntu uzi icyapa kibura burasa agiye guhita bimenya. Bahashyira icyapa kimenyesha ko none wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Kiba gifite aravuga ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Beka ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Niba utari wareba ino video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, shaka ukuntu wayireba kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikunanira. Hano babona igiso cy'ukuri ari ikiyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro rero, ndakeka ko amaze kugihitamo. Ese igiso cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho aba ari mpande eshatu mu
mw'ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Urahita wumva ko ari bya byapa biburira. Niyo mpamvu nari nkubajije ngo ese ntabwo mbakopeje, kuko umuntu uzi biriya byapa biburira abazi ukuntu biteye. Ujya kureba iriya video ujya kuyirangiza uri kumenya gutandukanya ibyapa bitegeka, ibyapa bibuza, ibyapa biburira, ibyapa biranga. Ese biba bimeze ute? Ibyapa byo gutambuka mbere. Rero icyo cyapa nacyo nakibashyiriyeho ni iki ngiki, cyitegereze neza. Ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango cy'umukara. Ese gutya turi gukosora haba hari nk'igisubizo kivuga ngo B, ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara, nkahita mbazanira icyapa mugahita mureba n'ukuntu kimeze, muri kubona ari ingenzi. Niba uri kubona ari ibyo twajya dukora, byandike muri comment utubwire ati mukomereza aho, mujye mutwereka igisubizo, muhita mutwereka n'icyo cyapa mu gihe gihari, ubundi njye mbikora. Ubwo nabikoze uyu munsi kugira ngo mbabaze, nimubona ari byiza njye nkomeza mbikore, nimbona wenda hari biri kubabangamira mu gusubiza bireke. Hano rero icyo cyapa nahise nkibazana ngiki, na cya kindi kikwereka ko inzira idakomeza nari nakibazaniye, ubwo muri bumbwire muri comment nze kureba icyo nakora. Murabizi ibintu byose dukora hano aba ari ibyo kugira ngo mukore rimwe muhite mutsinda. Mbibutsa ko kode zo ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789931626 tugushakire kode mu gihe gito. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, twigisha mu buryo bwa online, ukagenda ugakora rimwe uhita utsinda. Rero ikintu usabwa no kuduhamagara, byose tukabigufashamo kandi bigakorwa mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga computer, cyane cyane abari mu mujyi wa Kigali, tugusanga aho ukorera cyangwa iwawe tukakwigisha computer wazagerwaho ntibikubera imbogamizi. Rero mutwandikiye, muduhamagare, ibyo byose tubibahe, murabizi turahari ku bwanyu. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gitegereze neza, gifite ishusho ni uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ibirango by'umweru. Aravuga ngo kunyura naho bikorerwa iburyo gusa. Beka ngo umuhanda uyoberejwe iburyo. Seka ngo kata iburyo gusa. Deka ngo umuhanda munini urasukira ibumoso. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Kino cyapa manzi umenye se kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Hano rero ndakeka ko wamaze kubumenya. Ubwo rero hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kata iburyo gusa. Iyo ubona kino cyapa kiri kukubwira ko ugomba gukata iburyo gusa, kino cyapa kiri kugutegeka. Rero icyo kiri kukwereka uhita ugikora, kiba kiri kugutegeka. Rero kiri kugutegeka kata iburyo gusa, gusa uhita ukata iburyo gusa. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gitegereze neza, kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira byo ku mihanda, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo abana. Beka ngo inzira y'abanyeshuri itegure guhagarara. C ikavuga ngo ikibuga cy'imikino cy'abana. Deka ngo ikibuga cy'imyidagaduro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, abana. Kino cyapa akunda kugishyiraho bari kukwereka ko aho hantu hakunda kwambukirwa n'abana ku buryo bwinshi, bakunda kwambukira ku buryo budasanzwe. Hashobora kuba ari gardienne cyangwa ari ibindi bigo by'abana nyine bakagishyiraho kugira ngo n'ubu uri umuyobozi w'ikinyabiziga, murabizi abana hari ibintu byinshi baba batazi iyo biva niyo bijya, uhagarare ureke abana bamanze batambuke. Ndakeka ko kino kizame dukosoye cyakozwe uyu munsi hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, cyandike muri comment. Ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga by'umwihariko ababwiye twandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789351623 tukabigufashamo. Ukeneye kwiga ikinyabiziga naho utwandikira kuri iyo nimero tukakwigisha mu gihe cy'ukwezi, ukagenda ugakora rimwe ngo utsinda. Rero mukomeze mutwandikire, mukomeze muduhamagare, ibyo byose tubibagezeho. Niba uri gukora mwa kino cyumweru, ibande kwa bino bizame biri kuba byakozwe, ibibazo biragaruka ujye uragikosora. Rero
abantu muri gukora mwa kino cyumweru amahirwe masa, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Niba ufite inshuti yawe nayo ishaka kwiga, yihe link ze twigane. Gahunda yacu no gukora rimwe. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Mugire ibihe byiza.